ariko Deo ugeze aho kumbwira gutyo ubwo urabona ndi igicucu ceceka none uriki urenze n'igicucu urenze n'ikigoryi ariko Deo kuki muri iyi minsi urimo kwitwara nabi cyane tese mugore mwiza ni gute koko nukuri sinzi niba utari kubibona ako muri iyi minsi urimo witwara nabi ibintu byose undimo guhuka urimo uraza utonga nawe muri sinzi pe sinzi ikibazo ufite sechiwi we waramemukiye telefone yawe turabizi wasangiye na mama telefone yanjye wowe njye mfite telefone yawe mama telefone yanjye uvuye neza tureko byibuze ninde muri kumwiza byo iyo birakureba se nuzi kumbaza telefone yawe urambaza iki se wowe urambaza iki kote wowe ni wowe cyangwa wampinduriye kuraso isaha yanjye irihe kaho nyumvira nase ibintu wabishize he uri kubitubaza basize turebe ku isaba iki Paul wamaye telefone yanjye kera kakamubaza nicyo kibazo wamaye telefone yanjye ariko ubundi usanga inzu n'inzoga urambaza iki usanzwe n'inzoga wanguriye se wowe wirirwa uryamye hano umva no kunuka inzoga neza birakureba se oya umva muri yandungura telefone yanjye urayishura wowe ubundi wasangiye n'abandi uvuye niba ndiba muri kumwe byose utubabaze urambaza iki ubundi njyewe wowe siyo muri magahe urimo amafaranga angahe mbwira nkwishyure inzoka bazitse ko mbona utazishoboye niba kusinda nabi amvetemo 5 Kana kubyara ndiho usinda nabi amafaranga yanjye arihe niba mukure ahantu ipantaro igera ikintu cya mbere wowe ugomba kumenya ndawe wowe Paul njyewe ndi umuyobozi wa kampani urumva njyewe yose sinabikubwiye nyine wowe urabizi zakwica jewe jewe zakwica ubibege zabikwerekeye mwe kandi inzoga ntabwo twasangiye wabugirira mwaganire se n'umusaza we na mushiki ntabwo nzi ko inzoga ngumerewe oya zazira ikina nizo ushoboye kunywa inzoga ukamera ugize uti ngo gihe dasize wasinze ugize uti dasize ntabwo cyangwa basinze babyo ko basinze niba byemera iyo igitego kubita jewe jewe reka kukire Paul urabizi ndakubaha siyo urabizi ko kubaha ariko wowe ugiye kuryama sage telefone yanjye wayibonye sage isaha yanjye wowe wayibonye kuko njyewe rurarindi n'indi kubera umuntu witwa Paul nose ko mu kumva ariko uwo muntu yagiye kwa kuzi urumva mbubaza ari ibintu byanjye bihi abwira ko Paul abifite urahera he nk'umuntu w'umugabo ujya mu gitondo saa sita nijoro ukabipeka warasaze cyane ujya kuryama urananiwe narabarabyizoka yanjye uzaza zibana neza ntarebe sibyo urabaza ikizi waza tukajya kuruhuka kumva unaniwe ibindi ukaza kuzabishakisha sibyo ngabyo ndi kuruhuka iki urambaza iki ndi kuryama kubizi ko gubaha urambaza wowe aya baboko yawe nagiye gukubikira reka njye gukubikira mu cyumba sibyo mbabarira urekera aho izo uzagenda majyari ejo
sibyo ejo ni kure mukanya ndaziguhereza bugiye kuruhuka sagahe mukanya n'ibiroti ngahe iminota 5 abasegonda agahe 2 abateri se agahe ayo ushaka koreho ibibise kwa izuba yawe kuva cyangwa wewe kono umusore nkawe yasinze we urabizi ko twasakiye imivuna ko nambaraga ifitiye haguruka ubundi si wowe wisanye bagurutse ubu tubaye nabi koko ku buryo wanterera oya wanengusha ntabwo urazi ko rukuteye ngahaguruka fata umuyobozi wa kampani neza muzi ya kampani se yitwara atya ku buryo ajya kunywa inzoga kamera tambuka tujye kuryama dore rari nagukumbuye urebye ukuntu nari gukumbuye numva rwose gukumbuye numva bishaka rwose Chris ngiye kujyayo rero hari ribi hari ibyo byawe ufite tugende intebe ntatambuka Okay, hari document nshaka ko tuganira hari izi ngizi kandi twese tugatanga igitekerezo kuri zo kuko njye nemera ko abantu iyo bishyize hamwe hari icyo bageraho. So rero ni nabyiza kuba mu macuana hari ngira ngo amacuana nawe dukeneye igitekerezo cyawe niyo mpamvu bakwitabaje. Ibintu mwabitekerejeho neza uburyo nta kibazo inyuma cyazavukamo? Nta kibazo twabitekerejeho bihagije. Nawe wabisomye neza? Tumara gusoma mbonye nta kibazo ariko si ubundi kubona yabaye nk'agahinja nanjye n'umuntu nabonye nta kibazo nta kibazo ntaribi rwose wabisomye se mama Jona wabisomye neza cyangwa njye mugirishamo amaso yawe muri make ko ndabibona muri make nyine ikigenderewe ni ukugira ngo abashe kudusinyira kampani nyine n'umutungo na za modoka ebyiri afite ziri muri garage dusinyire nyine byitwa ibyacu nta kindi kundi se ko ari hariya ubundi byamarira iki reka mpamvu twakoze gutya reka dusinyire ibi byacu se dukomeza nyine tubimufashemo niyo mpamvu nari mvuze ngo wabitekerejeho musinibuka ko Paul ntabyo yanakwibuka no gusinya azasinya ko yagiye se byarangiye niyo mpamvu twavuze ibipfusa rero ukabibye mu maboko yacu dushobora kubona ukuntu tubijera neza ahubwo se mama Jona nta kindi kintu wakongeraho se rero niba mushaka kugira se ubundi ariko sha niya mitungo yo ndabona nta yindi mitungo Paul yaba afite keretse amasambu ibyo mbona utanasize kandi agira menshi basa uyu ntabizi agira menshi utambwiye ko afite n'amasambu wenge numvaga nyine n'imodoka wenda nese uyarigara cyane umugore mu mategeko n'ibyo amasambu yo n'ubundi nagiye inyanditse nta kibazo umva njyewe ko mubona nshaka rero yarashize kamubwira abatwana abarozi babwira abarozi bari hamwe kuzamusengera nzamurangira n'ibira kahoga uyuheze ewe siko ibindi byose hava ngo abantu baroga ubu koko Paul yavuga ngo ni ibirozi ubu bavuga ngo yaraturoze cyangwa twaramuroze kugira ngo dore imbabazi atureke no kuzanga mu kazi nanjye ntabwo njya nemera amarozi ariko iyo ndebye Paul none se muve muri ibyo bintu bose murumva ibyo bintu kuko byadufasha ahubwo se uwo murozi uzarangira abandi n'uwa
oya none se ntabwo ko mvuze ubushe nabi ndetse kuvuga ngo please ndabinginze muve mu bintu by'amarusi ibi bintu urabizi ko we twaraye ijoro nyine nta kibazo sheri uze kongera navuga amasaha so noneho nta kindi gitegerezo oya njye ndabona ibintu neza urabona mu mitungo twanditse harimo imodoka ebyiri nabibonye kampani ya agence nayibonye ni kampani mwanze ko twandika amasamba ariko yarakenewe kuko renze ushyiraho iyo agence namara kubisinyira njye ndumva nta kindi by'amasambu biri kuri uyu nguyu noneho ubwo rero ni wowe twemeze ko ari uzabikana rero njyewe asinye n'ubundi mama Joanna impamvu turimo turakora ibi ngibi ni ukugira twizere neza ko kampani tuyifite kuko kugeza ubu nta kintu kigaragaza ko kampani ari yacu kandi ibintu bigomba kumenya nibyo nanjye ndabibona ngubu ni nabwo umuntu ashobora kwikomanga ku gatuza akavuga ati mfite kampani ariko ibintu by'umurimo biracyamwanditseho byose kandi yicaye hariya mu rugo turi mu kazi nta kintu ari gukora ni mwe muri kubivunikira birumvikana uwasigaye ari uwo kurera umwana kandi n'ikindi hari ikintu nshaka kugira ngo mbabwire umutungo uri muri iyongera kuko njye urabizi ko nashize nahinduye igihe nahinduriye abakozi igihe urabizi ko basigaye batangira saa 12 bagataha saa 12 barabakosoye kuri akoko barimo barinjiza amafaranga siko basigaye barahamutse bameze gutya yes ntabwo rero nshobora kuba ndi gukoresha imbaraga zingana gutya hanyuma mbe ndi mu kiyaga gusa ngo mfite kampani cyangwa se niyo mpamvu izi mpapuro ndazikeneye urumva hanyuma iyi dokima igomba kuba ninde ari bubimushyire ngo bisinye ni Florence twemeje ko nubundi ko ari we yahaye kampani njye numva nabyo nta ngenda musanga mu rugo numva hanyuma mubwira ati sinya byo nagejeje iki gitekerezo mbona rwose kandi rikamabwira mama Joanna ni ukuri pe nimureka tugafatanya twese turakira kuko nabonye amafaranga ubushize yinjiye urumva sibye ko twaje kugira ibibazo wa muswa katwiba miliyoni 3 ni ibyo bintu ntubizi yarabiganiriye Florence ariko ikigaragara nuko ndi gukora cyane of course mama Joanna nadufashe amafaranga arinjira kandi ntabwo dushaka gushyira wowe ntukiri ntungire ikibazo nta kibazo oya aho bigeze ngiye mama Joanna nta kibazo urabona ko ntangiye kukwizera ntangiye no kukubwira amabanga nuko nyine kugira tugendane ngomba kumenya amabanga gusa reka nkubwire ikintu ugomba kwitondera mama Joanna ngiye mu buzima sinjya nkunda umuntu ngambanira nshobora no kumena amaraso kuri icyo kintu please niba koko waraje kudufasha dufashe sibyo kandi bigaragare ko urimo uradufasha sibyo we nguyu warabizi ndabizi ko nta mpamvu yo guhemuka reka yes ubwo icyo mwanzuro nayo mpamvu muri njyewe ubundi nanjye mba nifuza umuntu yagambanira abandi cyangwa yagira nabi yazakwishyura umunsi umwe akwiriye gupfa yes ndabyifuza nanjye so umwanzuro dufashe ni uko ari njye uri bujyane izi mpapuro akazisinya ni ahantu habiri gusa arasinya kuri iriya mitungo iri muri garage n'aha iyi kampani ndumva nta kindi so ibindi dukomeze kandi ikigaragara nuko mu macana urabona afite ibitekerezo kandi mu by'ukuri ubundi mbere ntabwo nakubonaga nkumva nakwishimiye ariko ubu ngubu nangiye kukwiyumvamo nk'umuntu sinakubwiye ko icyo maranira ari ibyishimo bya murumuna wanjye reka ntabwo nabona murumuna wanjye ari kujya ahantu heza ibintu byacu birimo umunyu yes ngaho rero nimujye mu kazi meze bite wapi ntabwo ari sawa akazi kanzi
nyine jya urenzaho wumve ko ari sawa akazi nyine nanjye karanze nyine nta kundi wumve ko nagiye n'iwabo wa Paul arandeba neza aranyoberwa umuntu twakoranye igihe kingana gutya sinzi ikibazo asigaye yarabaye aranyoberwa uzajyayo urebe nagiyeyo ndamusuza ndicara namaze n'umwanya mu ndeka nahavuye ataramenya ko ndi Chanel umuntu wamukoreye igihe kinini gutya ni ibibazo uyu mugabo sinzi icyo turi bumukorera nahisemo mba numva ashaka kuzajyayo nyine ajya kumwitaho nasanze ariko numva nabigenza ujyayo nyine ujyayo uteze mu ruhe rwe gusa hari ibirenze kwa Paul wowe ujyayo kubayo se uzajya kubayo gute wajya gukora nyine se ntibajya wenda ndi mushiki we abantu ariko banza wibagiwe biriya nkende iri hano ngo ni Deo Deo se mu kazi nge azaza hariya uzi ko ari usigaye ukuyoboye buriya ibyo ntacyo niba bimbwiye atuyoboje inkoni y'icyuma mutwara neza nka boss wanjye ikindi azaba ambaza ikisi mbese urumva uzajya kwa Paul mu ruhe rwego kugira ngo aba bantu uzabakira ubona n'umugore namwitaho baramwibeta mbona mbabaje ngiye rwose sinzi baramwibeta se bari bamwibeta ahubwo buse niba warageze akakuyoberwa urumva ntacyo wumvamo nzagerageza mwiteho uburyo bwose bushoboka so urumva atari byo kinama ugiye kuba umukozi ugiye kuba umukansara ngiye buri birancanga bakabigaseka nk'akeza ko ugiye yute surumva ikibazo kazi ni ibibazo nyine umva mubwire ibyo byandenze bwana mawuje n'umwana waretse ukabitekerezaho tukareba uburyo najya kubonye ni kwa Paul nkajya kumwitaho hano nkahasezera akazi nkaba nkasezera nyambwiye ko azabitekerezaho ntabuje se ubwo yagushubije iki ngaraje abitekereze ngo ntago yabyigaho wenyine ngayabyigaho na Deo kuzi ko ari amashitani y'umutuku wayibagiwe ndetse umbwiye agira inama urumva yabyemera mawuje yabye uko nabonye yabyemera ahubwo Deo yambere umusaraba sinzi baherutse no gushaka ko kwivugana mfasha byiyoreze aba boss mba naragenze ndabona kadutegereze turebe ikiri buvemo ariko simpamya ko kwa Paul wahagirira amahoro kabisa ndivemo se uyaburiye mu kazi ke urayabonera mu rugo rwe mama we ni ibibazo sinzi rwose icyo simbiha amahirwe niko ko muri hano barimo tuvugana amakonegisiyo yananze nabonye amagare hagara hano mbarebe neza kuki mukunda utuntu tw'udutsiko cyane no kubera iki ibyo mubona ari byiza koko turi kuganira by'akazi muri kuganira by'akazi amakonegisiyo yarabuze ndi kumubaza niba yaragiye amakonegisiyo yabuze muza kuyashakira hano si bosa ikintu ugeze ngo tuvuga kiri koko ama ibyo ntabwo ari byiza akazi karimo karakorwa ariko ese mumushimishwa no kubona narakaye koko habine ubu wavuga ko nkwanga njyewe ntabwo nyanganye ntunankunda ariko ntunyanga Sechiwi we waramemuchie